Keza amaze gushwana na se nyuma yo kumenya ko yirukanye James, muri ako kanya Keza yahise ajya kuryama, ariko agahinda kari kose bitaretse n'ibitekerezo byinshi ndetse no kwibaza ibibazo adafitiye ibisubizo. Nibwo yigiriye inama ariko nabwo yasaga no kubura uko agira, maze aribwira ati reka nongere mpamagare James, ahari wenda byakunda. Adatinze rero yahise amuhamagara, maze bihurirana n'uko James nawe yari amaze kwiyakira agasubizaho telefoni. Keza acyumva telefoni igicamo bataranavugana yarishimye atangira kwisetsa, maze James nawe abonye nimero atazi imuhamagaye agira ngo n'ugiye kumuha akazi cyangwa se akakamurangira, dore ko yari yategesheje ahantu henshi. Ariko agiye kumva yumva ijwi ry'umukobwa riramuhamagaye ngo halo. James mu kinyabupfura cyinshi asanganywe ati karame. Undi ati turambane James. Bidatinze ahita yungamo ati ni Keza wamenye. James yabanje kwiruhutsa ati ahwi Keza, ntabwo nakuyoberwa, nubwo ntahawe umwanya ngo musezere, ariko na n'ubu ndacyumva rya jwi ryawe rindyohera kuryumva rimpamagara. Gusa nareba hirya no hino nkakubura, nkahita amenya ko ndi kurota ku manywa. None se Keza, umeze neza? Amakuru yawe se ubundi? Keza nawe ati ntakumera neza James, kuko narakubuze. Gusa mbere ya byose ndagira ngo ngusabe imbabazi, kubera ko ari njye watumye papa kwirukana ku kazi kawe, kandi nkaba naratinze no kubimenya. Dore ubu bimenye muri iki gitondo. James, ndakwinginze mbabarira, umbwire ko mbabariye, sibyo? James nawe ati yo Keza, humura, sinigeze nkuraho igicumuro pe, kandi na papa wawe ntacyo mushinja ni ukuri, kuko ninjye wizize, kubera ko nemeye kuganira nawe kandi bari barambwiye ko bitemewe. Rero muri mwese ntawe mbaraho ikosa, ubanze nari nkwiye kwirukanwa koko. Keza ati wivuga gutyo James, ngo ntiwari wemerewe kutuvugisha koko? None se ko oya nako, ahubwo nagira ngo niba bishoboka dupange ejo duhure. Hari ibintu bibiri nashaka ko tuvugana, kandi umbabarire ntumpakanire, sibyo se? James ati none se ko kutabishoje Keza? Okay, nta kibazo, ndaza kuboneka. Urabizi ko ntacyo wansaba nyifite ngo ngikwime, ariko ndi kwibaza ubu se turahurira he koko? Kubizi ko ntagaruka iwanyu n'ukuntu nahavuye nabi. Ubu se wakwemera kuza iwanjye muri ghetto Keza? Keza ati ntugire ikibazo James, byose birateguwe, haburaga wowe ngo ubyemere, kandi urakoze kunyemerera nuko mu mwanya wawe nanone. Naho kuza iwawe muri ghetto nta kibazo kibirimo, nabyo tuzabiganira. Ahubwo mbwira, uraboneka sangahe ngo ntabangamire ibyo wendaga kuza kwikorera? James ati Keza, wenda sinavuga ko bidahari,
ariko niyo byaba bihari nabishakira undi mwanya, ariko nkakubonera umwanya. Rero ndumva ejo nyuma ya saa sita ndaboneka rwose nta kibazo. Keza ati James urakoze kunyemerera kumpa umwanya wawe. Reka rero ejo tuze guhurira kuri resitora Ineza, hahandi hepfo yo ku iposita, kandi umbabarire ntuze gukererwa. Bayi, ngo nahejo rero. Akimara gusezera James yari yishimye, akanyamuneza ari kose ku mutima, ariko asigarana ikibazo cy'uko aza kumubwira ko amukunda. Yaribazaga ati ese ubu koko ari njyewe utinyuka mubwire ko mukunda? Ubu se nsanze afite abandi sinaba nsebye? None se nkomeze kumwereka ko mukunda azagera aho abibone? None se bwo nintegereza akibonera abandi koko? Mana yanjye, ubu nkora iki? Oya nako, ejo ndafunga umwuka mbimubwire ibiciye byagaciye, n'ubundi aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uwo uribwiye. Akiri muri urwo rujijo nibwo yumvise umukomangiye. Afunguye asanga ni umukozi w'iwabo. Aramubwira ngo Keza, mama wawe na papa wawe baragushaka muri salo, kandi barambwiye ngo ntutinde. Keza akibyumva ariruhutsa ati ahwi, nagenze kera k'ubusa pe, noneho uyu munsi barampamba ndi muzima. Ubu bagiye kumbaza ku bya James, kandi ubu se ndabasubiza iki? Nimbabwira ko dukundana kandi tudakundana, nababwira se ko utankunda kandi ankunda, ubu byagenda bite? Ariko reka mbabwire ikindi ku mutima, bizaca iyo byagaciye. Nuko aragenda, ageze muri salo asuhuza ababyeyi be bombi, maze papa we n'uburakari bwinshi yavanye mu rugo mu gitondo ati niko muko, ngaho icara aho ubwire mama wawe ibyo usigaye ubamo nayangirwa amasore yawe ngo ni James, cyangwa wasanga ndi gusetsa imikarasha, cyangwa ni no kunegurira umuzima mu ndaro, wenda ninyuka kugira inama yo kunsusuguza kariya kageni. Nako sinamenye, ariko uko byagenda kose niba munabifatanyije ndabicana mwembi. Mama Keza ati uramenye da, umukobwa w'abasindi ndarengana, ibyawe n'uwo mukobwa wawe nabo ba James njye ntabyo nzi. Muranteye, urabizi nirirwa mu kazi nkataha nimugoroba, mba ninaniriwe nkahita ndyama. Ni wowe mwirwana hano, none utangiye kubingerekaho. Sinakubwiye ngo mureke ageze tujyane mu kazi ko gucuruza, ukambwira ngo abananiwe nimureka abanza aruhuke, amasomo aracyari menshi. None uranyumvira? Ubundi se muko, kuba kubaza ukubika umutwe ntuvuge. Ibyo ndi kumva n'izo za James zawe ni ibiki? Papa wa James ati urabona ukuntu agasuzuguro kajojoba adukubye na zeru da, ariko ndasubiramo rimwe kandi ritagira irya kabiri. Keza, dore na nyoko ari aha, ibyo nkeka nibyo ukundana na James? Subiza yego cyangwa oya gusa nta kindi. Keza mu marira menshi n'agahinda kenshi ati mama nawe papa, nkunda James kandi cyane, ndumva ntiteguye kumureka, ahubwo mwanyiyicira aho kubaho ubuzima butarimo James.